Yesu ashimwe kubahisemo kudukurikira mwese mugakurikira Evangélisez MONDE. Kristo akomeze abaho umugisha, amahoro y'Imana akomeze abane natwe. Turi mu gihe kitoroshye, turi mu gihe gikomeye. Buri wese yibaza ngo none kigenda gicamo gute, kigenda kinyuramo gute. Ntuve kuri ekara yawe cyangwa kuri telefone yawe udashoje iki kiganiro ngo wumve n'iki gishobora kugufasha muri uru rugendo turimo. Imana ni umugisha. Dufite umutumirwa Pasteur agiye kutuganiriza ku ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana ryuzuzanya n'iryo duherutse kuganira. Byari bifite umutwe uvuga ngo niki twakora mu gihe nk'iki, niki umuntu yakwitaho mu gihe nk'iki giheruka ikindi, ko tugeze ku iherezo ry'ibihe. Ijambo rero dusoma ni byakozwe nk'igice cya mbere umurongo 8. Ni ijambo ryiza rimenyerewe ryavuzwe n'Umwami Yesu, rivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo ko mpamya Yerusalemu n'Iyudaya yose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Ubwo icyo tuza kuvuga igikenewe, icyo umuntu yakwitaho ubu, icyo umuntu yashakashaka kurushaho ni ugushaka imbaraga. Ni ugushaka imbaraga zidushoboza kuba muri iki gihe no kugicamo amahoro. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rw'Abitesalonike, igice cyaho cya kabiri, cyane cyane iyo usomye ku mutwe w'amagambo, nubwo Bibiliya zose zitabivuga kimwe, ariko Bibiliya yo muri 57 aravuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa kwa Antikristo. Icyo nicyo cyo kwitonderwa. Niba mbere yuko Yesu aza hazabanza guhishurwa kwa Antikristo, iyindi Bibiliya 93 yaravuze ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Hanyuma yavuba hayimpuza matorero yitwa ijambo ry'Imana, iravuga ngo umugome gica. Yukomeje amagambo rero yo mu rwandiko rwa kabiri rw'Abitesalonike, aravuga ngo bana bato tugeze mu bihe bikomeye. Yerekana ko abantu badakwiye kwirara, ndetse umwanditsi aravuga ati ikintu cyose cyaza gihindura ibintu, niyo rwaba ari urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, ntimukwiye kubyemera. N'uwo azababeshya ngo Yesu yamaze kuza, ntimukwiye kubyemera. Avuga ngo kuko uwo munsi utazaza kujya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi ujya munyabugome atarahishurwa. Kuza kwe cyangwa ko mukora ko mugome kuri mu buryo bw'amayoberane. Iri jambo ryitwa amayoberane nkunda kuritindaho. Ntabwo Antikristo azaza ku mugaragaro, azaza mu mayoberane. Muri Hoseya haravuga ngo uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo, kandi witonda niwe uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka ziratunganye kandi abakiranutsi bazazigenderamo, ariko ucumura wese azazigwamo. Niyo mpamvu ubwenge bwashobora gutahura ibintu n'ubwenge bw'Imana, n'umwuka w'Imana wa kuyobora, wakubera umuyobozi. Iri jambo tugaruke rero kuri iri jambo, hakenewe imbaraga. Na nyir'ubwite Yesu yarabibonye. Iri jambo rivuga aribwira abigishwa be, aravuga ati cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Bari bamaze kumwereka intege nke, banazemera, kuko ni ijambo yavuze rikurikirwa n'andi magambo yari amaze iminsi ababwiye. Njye mvuga ko yarashize iminsi irenga 43 cyangwa igera hafi aho ngaho, yaramaze kubabwira irindi jambo ijoro rimwe. Arababwira ati bagiye kubita umwungeri intama zitatana. Hanyuma kuko babyumviraga mu mubiri, nka Petero yerekana ko bitashoboka ko nta bakubitira umwami ngo biruke. Yerekana ubuhanga bwo kurwana, yerekana n'inkota, ariko Yesu arazihinyura. Yamubwiye ijambo rivuga ngo ziramaze. Nkaho yakamubwiye ati by'umubiri biratana ntacyo bimaze. Noneho ahubwo icyaje cyo bamarira nimuze tujye gusenga dusabe imbaraga. Barasinzira banga gusenga. Isaha iragera, Yesu arafatwa
abigisha cyangwa abigishwa 10 bose bariruka, hasigara Petero wa 11 kuko wa 12 we Yuda yari amaze kugambana ataraho. Petero asigara ahagaze kuri za mbaraga z'umubiri, bya byiyumvire by'umubiri, kumva ko akomeye, kumva ko azi kurwana, ariko agiye kubona abona urugamba ruhinduye isura. Yagerageje kurwana, tora inkota cugutwi, ariko Yesu arabihinyura, aranabimubuza. Petero nawe yerekana ko imbaraga yari afite zari zo guca amatwi nta bindi yashobora, aramwihakana. Agenda yihakana imbere y'abaja, yihakana imbere y'abantu baciriritse. Ariko igihe kiragera, abigishwa bagiye kwihisha abantu, birumvikana bajya kureba aho bihisha. Bihisha umunyamubiri ahunga n'icyo arwana nacyo kitaraza. Niko Yesu yaranabivuze, n'abandi banditse barabyandika, umuntu w'inyama n'amaraso bisa ntabasha kuraga ubwami bw'Imana. Ntibishoboka. Ubu rero tukwiye kureka kuba abantu b'inyama n'amaraso bisa, hakaba ikindi kintu cyongera muri twebwe. Hirya y'agakiza twakiriye, hakwiye kubaho imbaraga z'umwuka wera zikorera muri twebwe. Hanyuma Yesu arapfa, ku ibyo birazwi, nabo bagiye kwihisha ahantu bategereje gushaka aho bazanyura. Nanze kujya mu mateka cyane, ariko bari abantu n'ubundi abo Yesu yahamagaye, bari abantu batari babanye neza n'ubuyobozi bwari buri icyo gihe, ndetse basa n'abagiye bayigomeka ahantu, bafata ahantu bagumayo. Hanyuma Yesu aje guhamagara rero abari bajya kwihamagarira, kandi byari byo kuko ntibagiraga umuyobozi, ntibagiraga ubwami. Abahamagaye rero ababwira ko ari umwami, baza rero biruka bazi ko bagiye kwima, bajya bati tugiye kubona ubwo ari bwo gitangira, tuzaba minisitiri w'intebe, tuzabona abandi batangira kwishyira mu myanya. Ariko ntabwo ubwami bwa Yesu bwari bwako kanya, yavugaga iby'igihe kizaza, ariko yaraje no kwimura Satani mu mitima, kugira ngo noneho abantu bagire ubwami bw'Imana mu mitima yabo. Aho rero bamukurikiye banezerewe bihuta, ariko babona n'ibitangaza, babona n'imirimo itangaje. Njye mvuga ngo bari abantu babanye na Yesu baturusha amahirwe cyane, kuko uwo niko banavuze ngo uwo twiboneye n'amaso tukamwiyumvira n'intoki zacu zikamukoraho, bo babanye nawe bamukoraho, bamuryama mu gituza, babona imirimo itangaje. Bagenze hejuru y'amazi bahari n'amaguru bareba, yatubuye imigati bareba, yazuye Lazaro bareba, n'abandi bagiye bakira gutyo. Ariko urebe ikigusetsa, umunsi wo gufatwa ke bagize ubwoba bariruka, ntibibuka za mbaraga, kuko ntazo bari bagahabwa, bari bazibonye zikora gusa, ariko ntabwo zari zituye muri bo. Hanyuma rero bagiye kwihisha, ubwo ibyaha byabo byari byabaye bibiri. Icya mbere ni cya kindi cya kera baregwaga cyo kwigumura ku buyobozi. Icya kabiri ni uko bemeye gukurikira Yesu nk'umwami kandi atemewe, bataramwemeraga. Byari ibyaha bibiri. Ariko igihe bari bafite ibyaha bibiri, iyo kuko Yesu yarabahamagaye bavana mu cyaro aho bari abajyana mu mujyi. Iyo batambukaga mu mujyi rero, abantu barabonaga bati dore babagabo bari kumwe na wa wundi, tashawe bati muzafatwa muzakubitwa. Nabo bakavuga bati ntago muzo tugendana, muzadushobora se, nimutwirukanka tukagera ku nyanja tukazahagenda n'amaguru, mwebwe muri gitema. Nimutwica azatuzura, nimutwima ibyo kurya azatubura imitsima n'iki tujye. Bari bafite imbaraga zako kanya, bari bafite icyizere kuko bari kumwe n'umuntu ukomeye. Ariko apfuye bajya ahantu barihisha bateze uruzaza. Hanyuma mu gihe bibateze ko bafatwa cyangwa babona aho banyura bagatoroka bakagenda, Yesu abarazutse. Azutse nawe araza ntiyakomanga, ahubwo acaho batazi abagwamo hagati. Nge nabwiye abantu ngo icyatumye adakomanga ndakizi. Iyo akomanga ntibari kumukingurira, ahubwo bari gufata ibindi biti bakegekaho intebe n'ibindi byose, batigenda atwara kuri urapfa kenyege, ntabwo ntayigendere. Hanyuma n'abanyuraho batazi, ariko bageze hagati ababwira ijambo ryitwa amahoro. Amahoro rero yinjira mu mitima, maze abarokore burya bafashwa vuba, baba barafashijwe. Hanyuma baranamureba, babona inkovu, babona byose, icyizere kiba cyinshi. Bakora ikosa rya gatatu yo gutambagira umurwa, bagenda bahema babandi bamwishe bati mwakoreye ubusa, yabazukanye, tiyazutse. Ndetse noneho Toma we akavuga ati muranzi ko ndumuhakanye, batego ahubwo duhumuriza. Atariko ntacyo mbahumurizamo, ejo bundi yararasanga simpari, nje barabimbwira ndabihakana, batego atariko uyu mugoroba yahansanze nikoreye mu nkovu, nimurekere yabazukanye. Rero ryabaga ari ijambo ribi rikomeye cyane ko bamwishe. Baravuga bati nyabuna
ibintu ntibimenyekana muri rubanda ko twamwishe, twishe umukiranutsi, bazadutera amabuye. Kandi kubisibanganya bari babisibye, bari batangiye kwisiba, baguriye abamurindaga, mwishinje ko mwagize intege mugasinzira, hanyuma bakaza bakamwiba bakamutwara. Babanza kubyanga bati nta muntu urinda usinzira, ariko babahaye ibiguzi baremera. Ibyo birazwi, ugeze mu rugo babahaye uruhushya rwo gutaha n'amafaranga menshi, uhaye umugore atejya guhaha, umugore aturubanza umbwira aho yavanye, utaba wishe umuntu ntago nayemera. Akamubwira ati mbikongore ntuzabivuge, yazutse baraduhereza. Iyo bari babiherekanyije, ariko bakabisiba ati n'amagambo abo bana n'amagambo bivugira, n'amagambo bivugira nuko. Hanyuma ariko ijambo ryavuga mu kanwa k'abigisha rihamya ngo yazutse, na nimugoroba yadusuye, neje aragaruka, n'ubu ari bongera dusure. Ryabaye ijambo rikomeye, cyabaye icyaha cya gatatu bongereyeho aho, ariko ntacyo bashaka kubatwara kuko bari bamaze kugira ubwoba gati umuntu wongeye kuzuka bazutse noneho koko ibyacu bibaye ibindi. Ariko yabiyeretse iminsi 40. Ku munsi wa 40 bagiye kubona babona arimo arasa naho abitaza. Ugiye kumukora ati ntunkoreho ntarasubira kwa data, ntunkoreho ntarasubira kwa data. Batise ubu uragiye se? Ndagiye. Udusize hese ko udusize nabi? Ubwa mbere wadusagariye uduhamagara twarigumuye dufite aho twifatiye, turawukurikira tugira ngo urumwami, ejo bundi barakwica bakwishe turihungira, none wazutse urungiye uraje uraduhamagaye, ubu uratubwiye tubibwiye abantu ko wazutse, ubu se none uragiye udusize hehe? Udusize hehe koko? Yesu ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo sinakora ikosa ryo kubasiga nk'imfubyi, ndagiye ngiye kubategurira ahandi, kandi sinakora ikosa ryo kubasiga nk'imfubyi, nzaboherereza undi, nzaboherereza umufasha. Iri jambo ni ijambo rikomeye. Umwuka wera niwe mufasha, kandi umwuka wera ni Imana mu bantu. Nta mwuka nta Mana ihari. Buri Imana ni imwe mu butatu, ariko ntabwo ari Imana eshatu. Impamvu ari Imana imwe mu butatu, ni Imana imwe yakoranye n'abantu cyangwa yiyeretse abantu inshuro eshatu, ariko mu buryo butandukanye. Ubwa mbere yaje nk'Imana rurema, ba Adamu na Eva bakayireba n'amaso kuko bari bambaye ubwiza bw'Imana. Bakoze ibyaha bamaze gucumura, ntiyongera kubagarukaho nk'Imana, ahubwo ica hirya igaruka nk'umuntu, ari we Yesu Kristo. Barongera kandi bakayegera bakayiryamaho, ariko bazi ko ari umuntu, ari mwene Mariya, nyamara ari Imana. Hanyuma Yesu amaze guhamagara nawe araza akora umurimo wo kutwunga n'Imana. Atwunga n'Imana twari twaragiye byararanye, aratwunga biremera na bugingo n'ubu tudideyembya mu Mana, dufite amahoro n'umutekano, tutabitewe nuko dukora ibyo gukiranuka, ahubwo tubitewe no gushingiza ku maraso y'uwabambwe. Yesu amaze kutwunga n'Imana, hanyuma none yaragiye rero, ni uwo munsi yabwiye ati ndagiye, ariko muhumure ndaboherereza undi, ntago muzaba mwenyine. Nibwo umwuka wera rero yaje. Umwuka wera ni Imana mu bantu, uyu Imana iri muri twe. N'ubu ngubu iraha nuko tutayireba, iri hagati yacu aha ngaha nubwo tutayireba, ariko irahari. Rero ubu rero aravuga ati muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Umwuka wera rero yamanutse, amanukana n'ibintu byinshi, cyane cyane amanukana n'imbaraga zigenewe umugenzi. Ibyangombwa byose umugenzi ujya mu ijuru akeneye bihishwe mu mbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera yaje aza yikoreye ibyangombwa byose umugenzi akeneye. Nabibwiye abantu umwuka wera ukagereranywa n'umufasha, kamanze nsobanuraho kamwe kuntu Imana yabinyigishije umufasha. Nigeze kurota nurira umusozi, wari umusozi uhagaze nk'igiti, banza kugenda mfata ibyatsi birashira, ngeraho bitari, ndazamuka ngashinga amano, ngashinga inzara, ngeraho mbona ko ntashobora kurenga uwo musozi, kandi nareba inyuma iyo naturutse ngasanga ni mu mworera, ntabwo nasureyo, namenetse nabaye nabi. Hanyuma igihe nshinze amano n'inzara ntegereje, kandi nazamura akaboko ngo ngere mu mpinga z'uwo musozi cyangwa ku muguno wawo, mbonaho nafata noneho hanzamure, nkaburaho nka santimetero 40 akaboko kanjye kageraga. Hanyuma igihe binyobeye, naho Yesu yaricaye hejuru y'uwo musozi, ahita arenza akaboko, numva nkoze mu kiganza, aramfata aranzamura, musanga hejuru aho ngaho. Ndabwira nturansayidiye, aramubwira ngo ni umumaro w'umwuka wera, no gusayidira abantu. Aho ugiye kunanirwa, umwuka wera guhereza akaboko akakuzamura. Ibyo rero byananiye abantu, bakanga bagakorera mu mubiri. Umunyamubiri ntabwo yarenga umutaro, ntibishoboka. Arahanyanyaza cyokora, nanjye nari nahanyanyaje. Umunyamubiri arahanyanyaza, ariko hari aho ugera ku musozo w'ibihe, ku mperuka nk'iyi ngiyi, ugakenera ubufasha rwose, ugakenera uguhereza akaboko. Ndifuriza rero abantu gushaka umwuka wera, nubwo turi mu bihe bigoye, amasengesho akaba adahari, ibyumba bikaba bidahari, insengero zikaba zidakinguye, ariko umuntu ku giti cye
yashaka umwuka wera ari mu nzu ye, ari mu cyumba cye, akaririmba, agasenga, agahamagara, akinginga Imana, akawubatizwamo, kuko n'ubundi nta muntu ubatiza undi. Nawe hanyuma batabizi, wenda bimwe ndaza kubivuga ku kindi cyiciro kizakurikiraho. Abatabizi bazi ko umwuka wera ari ugutitira kwa kundi no kuvuga mu ndimi n'ibindi. Oya, biriya ni bito. Cyokora ni bimwe mu bigize umwuka wera, ariko ni bitoya. Umwuka wera ni imbaraga ziza mu muntu, zitari zo guterura, ahubwo imbaraga ziza mu bitekerezo, zigafatisha umuntu imyanzuro myiza ntayiveho, zigafata imyanzuro mibi mu muntu, zigahakanira ikintu kibi neza, kandi umuntu akabishobora guhakanira ikintu kibi bikemera, akabishobora gukunda ikintu cyiza nabwo bikemera, agakora neza. Umwuka wera rero nuko, hanyuma bikiyongeraho n'ibyo byo tuvuga byo gutigitira, niko ni imbaraga, ni umuriri waje urusha umuntu imbaraga, ni imbaraga zinyeganyeza, ariko bikanaryoha, ni imigezi y'amazi itemba iva mu nda, ni ibyiza biba bivuye mu, ni ibyishimo, ni umunezero. Nabwiye abantu nti nakoze ubushakashatsi ndeba Pawulo uko yigishije Abefeso, hagera gato arababwira ati ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganye, ahubwo mujye mwuzura umwuka wera. Ni ukuvuga ngo yararebye, kandi nawe ndwe yaranabizi simbizi, areba umunezero abantu bagiraga, abantu bahamagawe bavuye mu munezero w'inzoga, kandi uwo munezero, icyo cyobo, iyo vide iracyahari, ikeneye ikintu cyakongera kuzuramo. Arababwira ati rero oya, burya hari undi munezero, iby'inzoga nimubyihorere, ahubwo mujye mwuzura umwuka wera. Ni umunezero, nasanze kuzura umwuka wera ni umunezero uruta indi minezero yose. Niyo mpamvu iyo wawuzuye atari pirate, atari byo bipigamo. Inzoga nta kivuze, abagore ntacyo bavuze cyangwa abagabo, n'ibyisi ntacyo binavuze, wumva ubwo buryohe buhagije. Umwuka wera rero noneho ni ubuzima, noneho ni ubuzima bw'umuntu mu minsi y'imperuka. Satani yateguye umubabaro, nabwiye abantu ngo Satani afite ibintu bitatu bibi cyane, afite intambara eshatu zikomeye. Iya mbere ni ibyaha, iya kabiri ni ibyago, iya gatatu ni ubuyobe. Noneho ibyaha, mwe yaririmye ibyaha wari uzi hari kera, ubu noneho birakomeye. Nabwiye abantu ntinyabona, muramenye, mutirara, muhumuke murebe, Satani ntabwo akiri umuturage, nk'uko twayatubyibwira. Satani ubu yabaye umusirimu, ushaka kumugenda inyuma ugira ngo siwe kandi ari we. Ibi rero niyo mpamvu n'ibyaha by'ubu ni ibisirimu, ni ibyaha umuntu aguye ati kameme wari kubigenza sute, utabigenje utya se wabaho, watakara. Ayo byishe n'abarokore benshi bagenda bishinga isi, babona n'abandi babikora. Icyo gihe rero umwuka wera we niwe usigara ari umucyo, ari urumuri rukumurikira. Cya kindi basirimuye bagize cyiza, we akakwereka ko kikiri umwanda, akakwereka ko ari umwanda hariya. Naho ubundi bitabaye ibyo, twareba nk'uko isi ireba, tukavuga nk'uko isi ivuga, tugakora nk'uko isi ivuga. Hanyuma ijambo rya kabiri, yabonye ibyaha, kuko abantu baresista rwose, ibyaha akabitsinda pe, ukumva rinza saza atakoze ibi n'ibi. Yabonye ibyaha bitagufataho, aguteza ibyago. Ibyago rero ni kimwe mu bintu bishobora gukura umuntu ku Mana aramutse adafite imbaraga z'umwuka wera, kubera ko uhita wibaza ku Mana, uvuze ko itanabaye ahantu, uvuze ko igiyemeye ko ibintu bibaho, menya ntayo, menya baranambeye, ariko umwuka wera yahari, ni ijwi ryongorera, rikakongorera, rikakwereka ko Imana ikiri kumwe nawe. Hanyuma ukaresista muri bya byago, ukabivamo rwose nta mwotsi uguhunukaho, nk'uko ba Yobu bagiye babikomeramo. Hanyuma nanone nyuma y'ibyo agateza ubuyobe. Deje ubu turi mu isi y'ubuyobe. Amayoberane n'ubugome bwa Antikristo ni ubuyobe, ni ukuyobya, kuko bigeze ku rwego rubi, ko harimo kuyobya noneho abantu akabayobesha kwizera, bakibwira ngo ni ukwizera barimo, naho ni kwizera ko wabaye igisoryo. Ujye munyo igisoryo nturyoha, no kwizera ko igisoryo nako ntako, kwizera ngo narabivuze n'ubushize ngo nakora ibyaha imbabazi z'Imana zihoraho. Reka birava ngo ntitugakora ibyaha ngo ubuntu busage, ngo ntibikabeho. Rero ubuyobe buzamo rero imisengere. Noneho Satani yabirebye, abona twaramucitse mu byaha, aduteza ibyago duhangana nabyo, ubuzima bubi turabwemera, abona turaharenze, turanga tukavuga Imana, turanga tugashima. None ubu yayoboye ubuyobe rero nubu bwaje butya, nubu bwaje bubwira umuntu ngo ntago uyu mugore ari uwawe, niko Imana ivuze. Ntago ari uwawe, turibeshye niki, umuntu akayoba, akaba yata umugore we cyangwa akaba yata umugabo we akajya gushaka ahandi. Ubuyobe bwinshi, ntago nashobora uko mbisobanura ubu ngubu, ibintu by'isi gusa,
Imana ikugize iki, Imana ikugize iki, Imana ikugize iki. Biriya zanyigisho nimbi cyane. Twese ntawe udafite isezerano yo kujya i Burayi. Igihugu isi yose babaye isezerano ariko ntitwakwirwaye. Ari nugeze kuza kuri stade kera kandi yarakomeye kandi kwirwa muvuga no umuntu ukomeye cyane kuri isi. Araza nari mari Nyamirambo neza. Iterane mpuzamahanga cyahuje abantu benshi. Arangije aravuga ngo mwese abantu bara Imana bahaye imodoka. Ngo ni mu byakira ngo turabyakiriye. Ngo mufate ko ntacyo nuko ntazo mufite muvuga. Ngo mukoremo mu kwizera. Bagakora mu kwizera. Ati ngaho usa nushira mu modoka nubwo itarazigiye kukugeraho. Agashira ngo vuga ngo bose ngo stade yose ngo ngo twari kumwe mwarasaze. Ubu twese tubonye imodoka nizakura mbutiyaje tukarara mu nzira. Wazicisha heyo ngaho. So ubundi ubwo twese abari ku isi tugize imodoka twese. Ninde wajya kogereza yawe? Ninde wajya yigutwarira se? Ninde wajya yirarira se? Ubwo ubundi ufite imodoka ukayitwarira ukayiraramo nk'umuzamu ukabyuka yoza ubundi ubwo wabura umukire. Ntibutwa no kutayigira ukiryamira ukigira mu nzu ugasinzira ukaryama. Wasanga abantu bari mu mwuka w'uyobe gusa bara ibintu bidashobora kubaho n'iki byose. None bigezaho noneho babahanuzi b'inyuma batangiye kuzirura ibyaziraga. Neza bakabizirura ni muzize byatoro ni murize byarambabaje ribwira abantu ngo ibyaha byararangiye kera ngo yatubabariye ibyo twakoze n'ibyo tuzakora byose ngo kutabikora n'ubwende abantu bamaze kuba bayoki ibihumbi n'ibihumbi bateye agakiza bajya kwiteranya n'Imana bajya mu byaha ngo babonye abantu ibyo ni by'ibinyoma ni mureba aho tugeze aha ngaha nta abantu batangiye guhamagarira abantu ngo kera ngo ngihe ngo antikristo azaza gukora ku mugaragaro ngo nibazana n'ikimenyetso bazakemere ngo Imana yabyemeye ubwo Imana irivuguruza naranabivuze n'ubushize ngo mwikora imirimo ngo ibyo mwakoraga ni mubireke ngo Imana yisubiyeho ntawya yaravuze ngo ijambo ryanyu ijuru n'isi bizavaho ariko ijambo ryanyu ntizavaho n'akanyuguti nakamwe nagira umuntu ugabanyaho azakura ku mugabane cy'igiti cy'ubugingo nagira uwongeraho azongererwa ibyago byanditswe muri iki gitabo kuki abantu badakora tansiyo y'iki kintu buri gihe ntabwo bishoboka iki Imana yise kirazira kizazira kugeza impande yizavugira icyo yaziruye ntawe uzakigira ikizira ngo bikunde ariko umwuka w'ubuyobe niho rero aha ngaha banditse bagiye bavuga bati nyabuna hazaza ubundi butumwa nta nubwo buzaba ari ubutumwa buzaba ari ikindi mugerageze rero kugumana icyo mwakiriye mbere na mbere kigume muri mwebwe nta kindi cyadushoboza rero kereka umwuka wera umwuka rero niwe mwigisha mukuru w'umuhanga niwe mwigisha utayobye hanyuma nk'uko nahoze mbivuga Yesu yarazutse koko arabiyereka asiga bahaye isezerano ababwira kurindira iminsi 10 hirya ya 40 bari bamaze bihisha aho ngaho abiyereka ku munsi wa 50 bahabwa ikintu aho rero icyo nicyo kizakurikiraho mu kindi cyisho kigiye kuzakurikiraho n'iki bahawe Pentecote ndibuze gusobanuraho Pentecote cyari cyo bahawe Pentecote bahabwa Pentecote mbe nkivuzeho ni ikintu cya 50 nyine ni ku munsi wa 50 bahawe ikintu icyo kintu bahawe ni umwuka wera urimo imbaraga uwo munsi bakimara kuhabwa barashakusha abari mu cyumba cyo hasi inama yari yabaye yumva basakuza hejuru kuko bari baragiye mbere iyo jambo kandi sobanura hari jambo Yesu yari yababwiye riri muri Luka ngo ni mugende mugifite umucyo butabiriraho mukiri mu nzira kuko ugenda mu mwijima ntamenye yajya mwizere umucyo kujya mu babana b'umucyo ngo amaze kuvuga atyo aragenda arabihisha umwijima yababwiraga avuga ati muhite mugenda mbere ntimuzarenga mu buryo ngo muzagenda kwa 4 cyangwa kwa 5 ni mugende nanyibabwira umwijima utaraza umwijima yababwiraga ni inama yari kubera i Yerusalemu kandi kabera muri iyo nzu bategetswe kujyamo mu cyumba cyo hejuru rero abwiraga ati nimugenda mwazaririye mugasanga inama yateranye hasi muri sare barabafata nta kintu murahabwa murapfa nabi mwebwe muzagende mbere mutanga inama munyure muri sare nta abantu bahari mwigire hejuru bazabavumbura mwahawe ikintu hanyuma ku munsi wa 50 bahawe ikintu buzuye umwuka wera bashakuje inama ituma bajya kureba niba arasekirite ntumbaze bageze baravuga ati turababonye ni twatugabo tumwe twagendaga na wa wundi turimo gusakuza bazamutse bose basanga arimo barasakuza barabaseka bati bwasinze bwabuze shebuja none bwiyahuje inzoga bwasinzihira Petero taramaga baravuga ati reka Yesu 3 n'uwabanywa yabatarasinda hari ikintu cyabaye bati niki Yesu mwishe nago ijambo warivuga ridaherekejwe n'imbaraga z'umwuka wera izo nyuro ntibishoboka Yesu mwishe ariko hari cyo bita pinema ni mu rundi rurimi pinema ni imbaraga ziherekeza ijambo iryo jambo yavuga ryerekejwe na pinema ryerekejwe n'imbaraga z'umwuka wera Yesu mwishe mukamubamba Imana yamuzuye n'ukoze bene ibingibi bose ngo ribacumita mu mitima
bati ko twamwishe tutabizi tugire dute, arababwira ngo mwihane mu izina rye, matizwe mu izina rye. Ibihumbi 3 ako kanya birihana. Ivuga butumwa rero risigaye ni iriherekejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Naho amagambo ye barayavuze, baranayonona, baranayangiza, ariko harageze noneho ngo umwuka wera umwigisha mukuru w'umuhanga, yigisha umuntu ku giti cye, nitugira amahirwe n'insengero zigakingurwa, yigishirize no muri rusange anyuze mu bantu. Ariko bitabaye ibyo, buri muntu wese ndamwifuriza ko umwuka wera yaza muri we, hanyuma akamubera umuyobozi, umujyanama, byose nk'uko umwuka wera ari byose. Yesu abahereza umugisha, kadusoze kuri iki cyiciro. Mana yacu turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga kandi uri data twese udukunda. Umwuka wera ni wadusigiye nk'umufasha ngo adufashe muri uru rugendo. Nyamara abantu ntibabihaye agaciro, ntabwo babihaye agaciro, babyise iby'abantu, babyita ibintu bisanzwe, abandi babyita iby'abasazi. Nyamara abawakiriye akabakorera muri bo akavugana nabo, n'uyu munsi bafite umurongo mwiza w'ubugingo n'ubuzima. Urakoze rero kutugirira neza no kubitwibutsa, dufashe muri iyi minsi. Umuntu wese wumva iri jambo agira inzara n'inyota byo gushaka umwuka wera, kandi nawe udukundire ubatiza abantu ku bwinshi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kugira ngo umwuka w'Imana abe imbaraga mu bantu, abe imbaraga muri twebwe, abe imbaraga mu itorero. Urakoze urakarama. Hanyuma rero imitima yacu natumurikire, ibyaha bivemo. Niko yavuze ngo mvugutira unshure ibyaha bivemo, kugira ngo umwuka w'Imana abone ubuturo muri twebwe. Urakoze rero, gira neza abantu bose bumvishe iri jambo, kandi ubaye gukurikirana n'ibindi byose bizakurikiraho. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.